Ngiye turasuje inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited. Reka twizere ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hirya no hino ku isi nk'uko duhora tubifuriza. Iyi nzu iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati mu karere ka Kicukiro ahazwi nk'i Kanombe. Tukaba turi kuyigurisha amafaranga make cyane, akaba ari inzu nziza y'agatangaza. Komeza ukande subscribe cyangwa se sabone aho utarabikora, tujye tubana umunsi kundi gatanu kuri gatanu. Iyi nzu iri hano i Kanombe ifite ibyumba bine binini byo kuryamamo, dushe na toilette eshatu, salon, salle à manger, cuisine ndetse na stock na annex. Si ibyo gusa kubera ko ifite parking nini cyane nk'uko mubireba, ni parking ijyamo imodoka byibuze 8, ikagira jardin, ikagira rooftop hejuru yo kwicaraho. Rwose iyi nzu ikaba ari inzu imeze neza, yubakishije ibikoresho byiza kandi bigezweho biramba nk'uko muri kugenda muyireba. Inzu rero turimo turayigurisha kandi turayigurisha amafaranga atari menshi habe na gato, kubera ko ishaka miliyoni 200 zonyine kandi zitaganirwa. Ishaka miliyoni 200 z'amafaranga y'u Rwanda. Iyi nzu ukaba wayegukana ukagura muri quartier nziza ya Kicukiro, ahazwi nka Kicukiro Kanombe, niho iyi nzu iri. Inzu iri hafi y'ibikorwa remezo byose, hafi y'ibintu byose. Inzu igezweho ijyanye n'igihe, yubakishije ibikoresho bikomeye. Iyi nzu rero igurishwa ngahe? Miliyoni rwose 200. Iyi nzu iraba iyawe. Ni inzu iri mu kibanza kinini gifite ubuso bwa metero kare 568. Ni ukuvuga ngo ni inzu ifite parking y'imodoka 8, parking y'imodoka 8. Komeza rukande subscribe cyangwa se sabone, tujye tubana umunsi kundi gatanu kuri gatanu. Uramutse wakunze inzu cyangwa izindi serivisi dutanga, wahamagara 0788483797 cyangwa se 0782 komeza rukande subscribe, tukubona umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu. Ni karibu cyane iwacu muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ni umwami, tubaye ikaze. Gura ubutaka kubera ko aricyo kintu cyonyine abantu batazongera gukora, kandi uzaha umugabo ubutaka natabubyaza umusaruro bazabumushyinguramo. Nta butaka nta gihugu. Nta gihugu kibaho kidafite ubutaka. Igihugu kiba ari icya bya nyabyo rero, cyangwa se by'akarusho iyo ugifitemo n'ubutaka. Mapunga we yarahuranyije aravuga ngo ntugakore ikosa ryo gusama inda y'umugabo udafite ubutaka, umwana azaragwa iki? Ninjya mvuga ubutaka rero ujye wumva Nzuri Business Group Limited. Iyi ngiyi ni Real Estate Company, ihuza abagura, abagurisha, abakodesha imitungo itimukanwa. Ubwo ndavuga amazu, ibibanza n'amasambu. Babafasha gucunga imitungo itimukanwa, bira bya property management. Babakora ibishushanyo by'amazu bakanabubakira, babashakira ibyangombwa byo kubaka no gusana. Hanyuma mu rwego rwo gukemura burundu ibibazo bikunze kuboneka mu kugura, kugurisha ndetse no gukodesha imitungo itimukanwa, Nzuri Business Group Limited babazaniye uburyo bwiza bwo kugura, kugurisha ndetse no gukodesha imitungo itimukanwa online, nta mukomisiyoneri ubijemo. Niba ushaka kugurisha cyangwa gukodesha umutungo wawe, sura website yabo, ni wa3.nzuri.rw. Urakoresha mudasobwa cyangwa telefone yawe. Ukinjira kuri web urahitamo ururimi ukoresha, niba ari Icyongereza cyangwa Ikinyarwanda. Hanyuma ujya hari sign in cyangwa se injira. Noneho ufungure konti yawe, uzajya unyuzaho umutungo wifuza gukodesha cyangwa kugurisha ukurikije fomu baguha. Nyuma yo gufungura iyo konti yawe, ugiye gushyiraho umutungo wawe, uragenda wuzuza fomu igusobanurira imiterere y'umutungo, ukagera aho ushyiramo amafoto, hanyuma ukemeza, ugakora icyo bita upload. Inzu cyangwa se ikibanza cyangwa undi mutungo bikaba bigiye ku isoko. Ahangaha uba ushobora kwihurira n'umukiriya wawe nta muhuza ujemo hagati. Ibyo ngibyo ni kubagurisha. Noneho kubagura, niba ushaka kugura inzu cyangwa ikibanza, isambu, cyangwa se gukodesha inzu yo kubamwo cyangwa gucururizamwo, nawe urasura website yabo, ni wa3.nzuri.rw.
uhitemo ururimi ukoresha, Ikinyarwanda cyangwa Icyongereza, hanyuma uragenda ureba amashusho y'umutungo ari kuri website. Ushobora kandi no gushakisha ushaka ugendeye ku mafaranga ufite, wenda ukavuga uti ngewe mfite miliyoni 10 kugeza kuri miliyoni 100, wenda niyo mitungo nshaka, niyo bakuzanira. Mfite miliyoni 100 kugeza kuri miliyari, niyo mitungo bakuzanira, biterwa nyine niyo ushaka. Ushobora kugendera ku mafaranga ufite cyangwa se ahantu uwo mutungo uherereye, ukavuga uti ndashaka ibiri muri Kigali gusa. Hanyuma uhisemo urawufungura, ukore konte. Ni konte yoroshye kuyifungura, wishyura amafaranga 5,000 gusa ukoresheje Momo. Noneho ubone contact cyangwa se ubone nimero za nyirawo, muvugane umwishyure nta wundi muntu ubari hagati. Ubu rero bafite promotion kuri ba nyiri imitungo bagurishiriza kuri iyo website. Iyo uri kugurisha n'ubuntu,